iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ruvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Ninde ufite ibyiringiro by'iteka ryose? Ndagira ngo nkubwire ko ari iby'ingenzi cyane gutsindagira ukuri kw'inyigisho y'ibyiringiro by'iteka ryose idasezeranya umutekano umuntu wese ugenda avuga Kristo. Ahubwo muri iri somo ryacu tugiye kwiga turi buze kureba yuko Bibiliya ihuza umutekano w'iteka ryose n'umwizera nyakuri gusa, uwo wavutse ubwa kabiri, kandi ikamutandukanya n'upfa kubivuga gusa. Hari abantu b'uburyo bubiri. Hari abantu bapfa kuvuga Yesu Yesu, hari abantu bapfa kuvuga narakijwe, ariko mu by'ukuri bakaba batarigeze bakizwa. Nyamara Bibiliya isezeranya abizera nyakuri, ababyawe ubwa kabiri, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ibasezeranya umutekano w'iteka ryose. Bafite ibyiringiro by'iteka ryose. Bibiliya irabivuga kandi ikabivuga yeruye. Mwene magambo nshatse navuga ngo agakiza k'umuntu wese wizeye Yesu Kristo, nk'uko Bibiliya ibyigisha, ntabwo kigera gatakara. N'ibyiringiro bye ni ibyiringiro bihoraho by'iteka ryose. Tugiye kureba rero ibintu ndabona ari byinshi, bigera ku 10 bivuga ku muntu ufite ibyiringiro by'iteka ryose. Ntabwo ari buri wese, ntabwo ari ubivuga gusa, ahubwo ni uwizera by'ukuri, ni uwabyawe n'Imana by'ukuri, ni uwavutse ubwa kabiri nk'uko Bibiliya ibivuga. Icya mbere rero, abangaba bafite ibyiringiro by'iteka ryose nabo bakomeza mu ijambo ry'Imana. Abakomeza mu ijambo ry'Imana. Yohana igice cyaho cya 8 umurongo waho wa 31 n'uwa 32, Bibiliya irambwira ngo, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Hano icyo turi kuvuga nuko abakomeza mu ijambo ry'Imana, abakomeza mu ijambo rya Kristo, nibo bana b'Imana nyakuri, nibo bakurikiye Kristo nyakuri, nibo bigishwa ba Kristo nyabo. Icya kabiri, abo bakurikira Kristo, abo bakurikira Kristo. Hari abantu benshi bavuga ngo jewe rwose ndi kujya mu ijuru, jewe ndumva narakijwe, ariko bakaba bafite itandukaniro rikomeye hagati yabo na Kristo. Ariko Bibiliya itubwira ko abo bakurikira Kristo aribo bafite ibyiringiro by'iteka ryose. Yohana igice cya 10 umurongo wa 27 n'uwa 28, Bibiliya iratubwira ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye. N'amagambo yavuye mu kanwa k'umwami Yesu Kristo, avuga ngo intama ze zumva ijwi rye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira, nziho ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivunura mu kuboko kwanjye. Ndagira ngo urebe rino jambo aho Kristo ubwe yivugira ngo intama ze ziramukurikira. Ntabwo zikurikira undi, ahubwo zikurikira umwungeri wazo mwiza. Cya gatatu, abafite ibyiringiro by'iteka ryose ni babandi bera imbuto. Yohana igice cyaho cya 15 umurongo waho wa 2, Bibiliya irambwira ngo, ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto,
arikuraho iryera imbuto ryose, aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Abo bera imbuto nibo bafite ibyiringiro by'iteka ryose. Luka igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 9 ndagira ngo tuharebe. Bibiliya irambwira ngo iki? Bibiliya irambwira ngo n'ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti, igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunwa mu muriro. Reka nkubwire nshuti yanjye, abantu bera imbuto zikwiriye abihannye nibo bafite ibyiringiro by'iteka ryose. Cya kane, abo bayoborwa n'umwuka w'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana. Hano mu Baroma igice cya 8 umurongo waho wa 14 kugeza ku murongo waho wa 15, Bibiliya irambwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Abo bayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bafite ibyiringiro by'iteka ryose. 5, abo bavutse ubwa kabiri. Abakorino ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17 haravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, byose biba bihindutse bishya. Aba rero bavutse ubwa kabiri nibo bafite ibyiringiro by'iteka ryose. Mu Befeso igice cya 2 umurongo waho wa 10 haravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. 6, abafite ibyiringiro by'iteka ryose nabo bejejwe gukiranirwa kw'imibereho yabo. Abejejwe gukiranirwa kw'imibereho yabo. Uze gusoma mu Bakorino ba mbere igice cya 6 uhere ku murongo wa 9 ugeze ku wa 11. Abo bejejwe gukiranirwa kw'imibereho yabo. 7, abo berekanye ko batoranijwe. Aberekanye ko batoranijwe. Abatesalonike ba mbere igice cya 1 umurongo wa 4 kugeza ku wa 10 ndagira ngo aya magambo tuyasome. Bibiliya irambwira ngo bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi uko twameraga muri mwe ku bwanyu, namwe niko mwadukurikije mukurikiza n'umwami wacu, mumaze kwakirira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyiringiro by'umwuka wera. Nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'umwami wacu. Icyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye. Nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye, nuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi horaho, no gutegereza umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yavuye mu bapfuye, ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera. Twavugaga ngo iki? Abantu bafite ibyiringiro by'iteka ryose nabo berekanye ko batoranijwe. Mene magambo, uko babayeho ubuzima bwabo bihamya ko batoranijwe. Yewe abantu bafite ibyiringiro by'iteka ryose nabo bava mu bizira.
Timoteyo wa kabiri igice cya 2 umurongo waho wa 19 uze kuhasoma. Abo ngabo bafite ibyiringiro by'iteka ryose nabo birindira ibyiringiro byabo muri Kristo. Abaheburayo 3:14 twahasomye. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo kuko twahindutse abafatanije Kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Abo barindira ibyiringiro byabo muri Kristo, abo bafite kwizera kutari ibice, kwemeza rwose, kwizera kwemeza rwose. Mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 10 Bibiliya irambwira ngo kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. 11 Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cy'aba bandi cyo kutumvira. Abo bafite kwizera kutari ibice bafite kwizera kugumaho cyangwa se kwemeza rwose. Abo bahamya ibintu biherekeza agakiza kabo. Abo ngabo bategereje kuva kera igihe bakizwaga kugeza uyu munsi ndetse no kugeza igihe azazira. Abo bategereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Abo ngabo nibo bafite ibyiringiro by'iteka ryose. Hari abantu benshi cyane bavuga ko ari abakristo ariko bakaba rwose nta kintu bitayeho, ibyo kugaruka kwa Kristo nta kintu na kimwe bibabwiye. Abo ntago bagira ibyiringiro by'iteka ryose. Abo bakomeza kwihangana no guhagarara batanyeganyega mu bibagerageza. Abo bantu bafite ibyiringiro by'iteka ryose. Abo bari mu kuri kandi bakomeza mu kuri bafite ibyiringiro by'iteka ryose. Abo barimo kwiyeza, batarimo kwivanga no kwandura kuri iyi si uyu munsi wa none, bafite ibyiringiro by'iteka ryose. Abo bakunda bene data bafite ibyiringiro by'iteka ryose. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Zakubari wowe munyabyaha gusuhari, n'ibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi kubire.